Yesu nashimwe inshuti zaberwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana. Nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu. Imana y'amahoro nishimwe. Dukunda kuvuga ngo naho bitameze neza ku bashuti baberwa TV, ni mukomere, ntago twayibaza Imana ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera. Ni ifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu kandi byidutegurira ni byiza gusa ntabwo ari ibibi. Nanone rero turi kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa. Reka tubanze dusuhuze inshuti zacu zo mu Rwanda, inshuti zacu ziri Burundi, inshuti zacu ziri Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Zanzibar, inshuti zacu ziri Amerika, Canada, inshuti zacu ziri mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri China, inshuti zacu ziri Qatar na Dubai, Arabie Saoudite na Oman. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, turabakunda, muri kumwe na mama Berwa. Tudatinze rero tuje mu ijambo ry'Imana. Reka tubanze twiragiza Imana iba yaturinze, yumve ko tuyishimye kandi tubikuye mu ndibaza imitima yacu. Mana mu izina rya Yesu Kristo nyakubahwa, Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, ciye bugufi imbere y'amaso yawe ngo amaraso yawe ngeza ntunganye, ndetse n'abagiye kumva ijambo ryawe amaraso yawe nabanza tweza dutunganya dukureho umugayo. Ngewe ugiye kurivuga ntaba ari ngiye, ururuke uvugire muri nge, kandi n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, baryumvire muri wowe. Mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye, amina. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yesaya ya 40 n'umurongo wa mbere, avuga ngo ijwi ry'urangurura, ijwi ry'urangurura, nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima y'ab'i Yerusalemu, mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe, n'ibyaha byaho byose ko babihaniwe kabiri n'Uwiteka. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tubwiye ngo nimuhumurize abantu banjye, muhumurize abantu banjye, niko Imana yanyu ivuga. Muvuge ibyururutsa imitima. Haleluya, haleluya. Muri iyi minsi cyangwa muri iki kinyejana turimo, abantu ntabwo bari kubwira abantu yuko ibyururutsa imitima, ahubwo abantu basa nkaho bari kubabwira ibizana amafaranga. Haleluya. Ntabwo abantu bari kubwira abantu yuko imbabazi, Imana ikicaye ku ntebe y'imbabazi, k'Imana igifite mu kiganza imbabazi zayo. Ya abantu bari kubabwira ngo nimuzane amaturo, abantu bari kubabwira ko ni ukuri hakenewe ibya 10 n'amaturo, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimubwire abantu banjye ibyururutsa imitima, kandi mubabwire yuko mbahaye imbabazi zanjye, yuko ibyaha byabo babibariwe, ngo babihaniwe kabiri kandi barabibabariwe. Ni ukuri abantu tujya dukorera amakosa umubyeyi wacu Imana Data, tugakora ubwa mbere tugakora ubwa kabiri, Imana ikabona intege nkeya zacu ikadutuza mu mbabazi zayo, ku buntu bwayo ikohereza Mwuka Wera akaba ari udushoboza. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Haleluya. Ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, ngo niko Imana yanyu ivuga. Ni ukuri Imana yacu iravuga ngo duhumurize abantu. Nabwira abantu nkababwira ngo niyo waba warakoze ibitukura tukutuku, Imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi. Kandi umuririmbyi yuzura Umwuka Wera aravuga ngo imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Dufite umuntu tuvugira imbere y'Imana ari we Kristo, uhora utwingingira. Ntabwo imbabazi imbere y'Imana zari zarangira, ariko Imana iratubwiye ngo twakoze ibyaha bwa mbere dukora ubwa kabiri, ngo kandi Imana yarabiduhaniye. Ni ukuri hari ibintu twagiye dukora, Imana ikadukosora, Imana ikadukoregita, ariko iratubwiye ngo ni ukuri mwababariwe ibyaha byanyu, mbatuje mu mbabazi zanjye. Yerusalemu mukomere, muhabwire yuko intambara zaho zishize, kandi yuko gukiranirwa kwaho hakubabariwe. Ngo mubwire abantu banjye, Imana ni kuvuga yuko mubabwire ibyururutsa umutima, mubabwire ko intambara zaho ziyashize, intambara zanyu zishize mu mitima yanyu. Mubabwire bakomere yuko kandi gukiranirwa cyabo cyangwa ibyaha byabo babihaniwe kabiri. Wagiye uhura n'ibibazo ukabona igihano cy'Imana cyangwa ukabona gukosorwa n'Imana, ariko iravuze ngo nimubwire abantu ibyururutsa imitima, mubahumuririshe yuko ari nge Uwiteka ubivuze, kandi mubabwire yuko ibyaha byabo nabibahaniye kandi nabababariye.
barabibabariye. Ni ukuri ijambo ry'Imana tubwiye Yerusalemu mukomere muhabwire ko intambara zaho zishize. Mubwire abantu ko intambara zaho zishize. Abantu bahuye n'intambara zitandukanye, abantu bahuye n'urugamba rutandukanye, ariko abantu ntabwo bakeneye guhumuriza abantu b'Imana. Umuntu aragira ibyago ari umukobwa yabyara bagahita bamuca, ntibamenye icyatumye uyu muntu abyara. Umuntu aragira ibyago yatera inda bagahita bamuca, ntibamenye icyatumye umuntu atera inda. Umuntu arahura n'icyaha agasambana bagahita bamuca, ariko ntabwo bazi ikintu cyatumye uyu muntu asambana. Ntabwo binjiye mu buzima bw'umuryango ngo bamenye ikibazo kiri hagati wenda y'umugore n'umugabo, ngo binjire muri ubu buzima. Rero wagize ibyaha koko, wagize ibyaha, uhura n'intambara mu bantu, uhura n'ibikomeye mu bantu, uhura n'ibikurwanya, ntabwo wabashije kwirinda. Ariko umva ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka ijambo riratubwiye ngo nimubwire abantu ibyororotse imitima, mubabwire yuko ibyaha byabo mwabibabariwe, mwabahanwe kabiri. Ni ukuri mbazaniye ijambo rivuga ngo Uwiteka aracyicaye ku ntebe y'imbabazi, aracyateza ibiganza. Icyo dusabwa ni ukumwemerera tugaca bugufi. Haleluya, haleluya. Hari igihe mvuga ijambo nkumva ndafashijwe, ngo nimubwire abantu, mubwire abantu ibyururutse imitima. Iyi minsi cyangwa amatorero y'uyu munsi ntago ushobora kumva ihumure, ntago ushobora kujya mu itorero urushye uremerewe, uruhijwe n'ibyaha. Umuntu asigagira ibyaha, umuntu asigagira ibyaha muri we akabura ahantu abitura. Kera umuntu yagiraga ibyaha, yagera mu itorero agahumurizwa, yagera muri bene se agahumurizwa. Ariko ubugira ibyaha bikakubera umutwaro, ukareba wakwaturira ukamubura, ukareba umuntu wakubwira ijambo ry'ihumure yuko Imana ari urukundo kandi ikicaye ku ntebe y'imbabazi ukamubura. Ariko ijambo ritubwiye iki? Riratubwiye ngo nimubwire abantu yuko Imana, mubabwire ibyururutse imitima, mubabwire yuko bakomere bahawe imbaraga zabo, kandi ibyaha byabo barabibabariwe. Ni ukuri barabibabariwe. Intambara zaho zishize, mubabwire ko intambara zishize muri bo, intambara zishize. Ni ukuri ubwa mbere warirwaniriye birakunanira, umubiri urakunanira, urirwanirira. Ni ukuri umubiri urakunanira, ushaka uwagufasha uramubura, ahubwo barakurebera mu maturo, barakurebera mu cyacumi, barakurebera mu mashimwe. Ariko iyo ugeze mu byaha ntawe ukurebera mu kuguhumuriza, ntawe ukurebera mu kururutsa umutima wawe, ntawe kurebera mu kukugarura muri Kristo. Kristo ibyo yarabibonye byose, izi ntambara twagiye duhura nazo yarazibonye. Ariko umva ijambo ry'ihumure. Nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, niko Imana yanyu ivuga. Muvuga ibyururutse imitima. Haleluya. Muvuga ibyururutse imitima. Bapasteri, bashumba, ntabwo Imana icyo ishaka ari ibitambo ku bantu, ntabwo Imana ibyo ishaka ari ibya 10 ku bantu, ntabwo Imana ikeneye ibya 10 n'amaturo ku bantu. Imana ikeneye ko abantu bururuka imitima. Imana ikeneye ko abaje bababaye baseka. Imana ikeneye ko abaje bikoreye imitwaro bayiruhuka. Umutwaro wa mbere uvuna ni umutwaro w'ibyaha, waba urareje ukarya. Ariko icyaha iyo utarakihana ngo kikuvemo, kikugendamo, ukagendana nacyo, ukararana nacyo, ukirirwana nacyo. Abantu rero baruhijwe n'ibyaha. Muri iyi minsi tubuza abantu bururutse abandi imitima, ariko Kristo aravuga ngo mubabwire yuko ibyaha byabo babibabariwe kandi babonye ibihano. Ni ukuri wabonye ibihano. Imana yarakwikosoreye nk'umubyeyi, ni nayo igarutse iraguhumuriza. Uwiteka ni ugarutse araguhumuriza. Waciye bugufi usaba imbabazi, nawe utaraca bugufi usaba imbabazi, wiyegerera Imana yawe. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo imbere y'Imana mfite umuntu umvugira, kandi ni umukuru w'abatambyi. Ngiyo Satani ashatse kunyihebesha, anyibutsa ibyaha. Haleluya, haleluya. Anyibutsa gukiranirwa kwanjye, njya ntumbira Kristo wabirangije ku musaraba. Nimutumbire Kristo, kuko ubu ni ukwigererayo, umwenda warahera watarubutsemo kabiri. Urarindira ugufasha akaba ari ugusubiza inyuma, urarindira uwakuzamura ukamubura. Ni ngombwa ngo wizamure, witereke mu bituza by'Imana Data, kuko wowe na Yesu muri umwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Aravuga ngo imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ko nimubwira abantu ibyururutse imitima. Ntabwo biragoye ko kuri iki gihe wabona umuntu uvuga ibyururutse imitima. Abantu baravuga ibya 10, abantu baravuga amaturo, abantu baravuga ubwitange, abantu baravuga inyungu zabo, abantu baravuga ibikorwa bidafite umumaro. Barashaka kubaka ama etage no kugura amamodoka y'imiturika, barashaka kuba bakomeye, barashaka ibyubahiro bitandukanye. Kandi abantu bafite ibikomere biri kuvira mu matorero, abantu bafite ibikomere biri kubagendamo, abantu bakiruhijwe n'ibyaha, abantu bakiruhijwe n'ubukene, abantu bakirushye baremerewe. Ariko ntabwo abashumba babereye maso inama ngo bazibwirize ururutse imitima, ahubwo barazibwira, barashaka kuzikama ngo bazinyunyuze. Ni mwisubiraho, natwe twese twisubireho. Mwami wacu arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ikindi namwe bakristo, natwe bakristo, ni iki gitumye tubinjije? Ni iki gitumye turebera abantu mu bushobozi, ku bushobozi bwarangiye? Ni iki gitumye tububareberamo kandi umwenda warahera waratabutsemo kabiri ngo twigerereyo? Niki ariko Uwiteka aratubwiye ngo nitubwire abantu ibyururutse imitima. Mureke tubwire abantu ibyururutse imitima. Umva mama, umva papa, umva musore, umva mukobwa, umva mwana muto, nje kukubwirira ijambo ryihumure rivuga ngo umubyeyi wacu Imana Data ntabwo yigeze ihaguruka ku ntebe y'imbabazi, ntabwo yigeze itureka, ntabwo yigeze iduhana, ntabwo yigeze idutererana. Umva ijambo itubwiye, iratubwiye ngo tubwire abantu ibyururutse imitima, kandi iratubwira ngo ni ukuri tubabwire ko intambara zaho zishize. Intambara wahuye nazo zirashize, intambara z'amagambo wahuye nazo zirashize kubw'ibyaha wakoze. Intambara wahuye nazo mu itorero zirarangiye, intambara wahuye nazo zirarangiye. Uwiteka zishyizeho iherezo, yarakwihaniye nk'uwe ngo ibyaha byabona ubabwire ko nabahannye kabiri. Warahanwe, ni ukuri, Imana yaragukosoye, nawe wemera gukosoreka. Tuzi umutima, intambara zirarangiye muri wowe. Ni ukuri, nuhumura umutima, wundi umwenda warahera watawutsemo kabiri. Wigerereyo, wivuganire na Data, umubwire uti ninjye wa mugore, ninjye wa mugore, ninjye wa mukobwa, ninjye. Ubyigana ukore kuri Yesu. Je bavugaga ngo uyu ni umusamba. Yabaza ngo udasambana ninde? Yesu yaravuga ngo ntabwo yazanywe n'abazima, yazanywe n'abanyabyaha. Turi mu isi turi abanyanege, turi abanyantege. Pawulo abivuga neza, aravuga ngo mfashwa na Kristo mu imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndafashijwe. Avuga ijambo ryiza, aravuga ngo nimuhumurize abantu banjye. Niku Imana yacu, niku Imana ivuga. Muvuge ibyururutse imitima, muvuge ibyururutse imitima. Ni iki gitumye muvuga iby'inyungu zanyu? Ni iki gitumye abantu bari kuvuga iby'inda zabo? Hari uhanura arahanura iby'inda ze n'inyungu ze, hari uvuga ijambo ararivugira mu nyungu ze, hari upatana ngo agiye kwigisha ijambo ry'Imana, hari apatana akaka amadolari, akaka $1,000. Mugarukira aho dukorera Imana. Ni ukuri uyu mubosi ahemba neza, ariko ikintu batangarije, ikintu cyose uzakora mu nyungu zawe, ukeneye inyungu zawe, ukeneye kwagura ibyawe, ni ukuri, ni umuvumo, ni ugukenyuka. Ni umuvumo, ni ugukenya. Igihe cyose ukora ibintu witiriye izina ry'Imana Data ishobora byose, ukabeshya abantu yuko uri gukora mu by'ubushake bw'Imana, ni umuvumo, ni ugukenyuka. Ukavuga ngo ndaza kuvuga ivugabutumwa, ari uko mwohereje $1,000, ugahanurira abantu ibihuri, ubabwira kugira ngo baguhe amadolari, ukabwira abantu ibintu Imana itavuze, ndetse mwatewemo n'umwuka wo guhabya abantu, ngo kubahabya kugira ngo abantu bagere kure. Ukababwira ngo murapfuye, badapfuye. Mukababwira ngo murapfuye, ngo mu nzu zanyu hari ibiyoka, ngo mu nzu zanyu ngo mugiye gupfa, kugira ngo babahe iby'indamu zanyu. Kandi ijambo ritubwiye ngo iki? Nimuhumurize abantu. Ni ukuri, nimuhumurize abantu, mubabwire ibyururutse imitima. Ntago mukivuga ibyururutse imitima, ahubwo abantu baravuga iby'inyungu zabo n'indamu zabo. Ni ukuri, tugarukiraho tubwire abantu ko Uwiteka cyicaye ku ntebe y'imbabazi. Ni ukuri kw'ijambo, Uwiteka aracyari ku ntebe y'imbabazi. Niyo byaba bitukura tukutuku arabyeza. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, ndagushimye ko cyicaye ku ntebe y'imbabazi, kandi ndagushimye ko utubabariye kabiri. Ndagushimye ko twejesha ikiganza cyawe cyiza. Ndagushimye ko twomoye ibikomere byose. Nuhabwe icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ngaho bana natwe kandi ijambo rigiraho ridukura naho ridushyitsa. Njyambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom, shalom. Ndabakunda. Ninyuzwe n'iri jambo. Kora subscribe, share na comment. Ariko
utabikora nk'umuhango, ubikora unyuzwe. Kandi niba unyuzwe unasharingira ijambo ry'Imana n'abandi babashe kuryumva, babashe kugira aho bava. Kandi Imana irakice ku ntebe y'imbabazi. Nimuhumure, nimukomere, data aracyafite imbabazi mu kiganza cye. Ni ukuri. Niba hari icyo ukuyemo, ukore subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana na rya buri munsi na mama berwa. Shalom, 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 ndabakunda.